TVR rero ibasha kuba yaringaniza yaringaniza brain ubwonko bwa muri kwa kundi ujagaraye ufite stress muri make iturisha ubwonko bwawe kuba bwabasha gutuza ukabasha kuba wakumva umeze neza mu gihe warinyweye. Ikindi kandi ibasha kuyungurura amaraso akagera aho ugomba kugera. Nk'uko mubibona turi mu gikoni twaje guteka icyayi gikunze kwitwa TVR. Ni bimwe mu byayi bifasha abagabo ndetse n'abagore bageze mu gihe cy'izabukuru cyangwa se bamaze gukuraho. Ni icyayi tugiye gutegura turi kumwe, hanyuma ukaba wakifashisha ari bwo tubuze kubasobanurira umumaro wacyo, ese gifasha iki cyangwa se gikora iki muri rusange. Aricyo cyayi cya TVR. TVR urabona n'aya majyane ava muri iyi karito yanditseho TVR. Hari n'ayandi aza nka tibaga ukoresha. Tudatinze twashyizeho amazi, uko bibona iyi ni isafuriya. Amazi yacu yamajije kubira, nicyo tuba dushaka. Uteka amazi ntujye munsi y'iminota 5 agashya neza, yamara gushya hanyuma ukayakuraho. Iyo umaze kuyakuraho wabonye aya ni amazi uteruyeho kuko yabashije gushya. Iyo yarangije rero ushyiramo ya majyane ariyo TVR. Wabibonye ko nayateruyeho icyayi cyangwa amazi, wirinda kuyabiza. Ayo ngaya arahagije, then ukabivanga. Bigenda bihindura ibara, uri kubireba ko ibara riri kugenda rihinduka uko agenda ahinduka. Uragira ku buryo aza guhindura kara yayo ikaza kuba icyatsi cyangwa green. Urabibonye ko cyahinduye ibara. Ndakeka amazi uko yasaga n'ubu biratandukanye cyane. Hanyuma iyo ubonye ari make, yani utabona byahindutse neza, wongeramo utundi duke. Mwabibonye, ubu tugiye gushyira mu itasi cyangwa se udukombe twa TVR twagenewe TVR. Hanyuma tuze tubabwire umumaro wa TVR, ese ni uwuhe ku mugabo, ese ni akandi kamaro n'akahe ku mugore. Muri rusange turebere hamwe n'iki TVR yagufasha mu buzima bwawe, rusange, kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze. Tubahaye ikaze bakunzi bacu, bakunzi ba Kamperi TV show. Uyu munsi ni show nk'uko nacu yitwa
twabateguriye icyayi cya teveri kandi twagiteguye turi kumwe, wabonye uburyo nagiteguye. ese teveri ubundi maze iki, kuki abasilamu bayikunda? nibyo ngiye kugusobanurira kugira ngo nawe uzajye uyikora rimwe, kuko ni nziza kandi irafasha mu buzima bwa muntu, cyane ko niyo mpamvu uzajya ubona abasilamu benshi mu ngo zabo bari gutegurira abagabo babo, ndetse n'abagabo badafite abafasha barabyikorera kuko bazi umumaro wayo. teveri rero ibasha kuba yaringaniza yaringaniza ubwonko bwawe muri kwa kundi ujagaraye ufite stress. muri make iturisha ubwonko bwawe kuba bwabasha gutuza, ukabasha kuba wakumva umeze neza mu gihe warinyweye. ikindi kandi ibasha kuyungurura amaraso akagera aho agomba kugera neza kandi bitagoranye, kwa kundi uba wumva utameze neza cyangwa se hamwe na hamwe kuva amaraso yipfunditse. ikindi kumwe ibasha kohereza imbaraga nyinshi mu gitsina cy'umugabo, ikoherezamo nabyita ingufu, kwa kundi ukora akazi bikaba byakugora, bituma nyine yohereza imbaraga, hanyuma sex ikabasha kugira ireme, igakomera, ndetse ikabasha kuba yahaguruka umwanya utari mutoya, umwanya munini, kandi ikaba yakurinda no kuba warangiza vuba. ikindi kandi ku muntu ufite ikibazo cya pressure ibasha kuba yagabanura igipimo cyiwe. ni byinshi bikora kuri teveri kuko ni icyayi. ikindi yongera santima ku bagore, ikabasha kuba yakwibutsa, kumwe irwanya nyine kwibagirwa imbura, kumwe umuntu akunda kwibagirwa irabirwanya. kumwe mubona abagabo benshi bakenera abagore bo hanze n'iki nuko yongera ubushyuhe mu mubiri wiwe. muri make umubiri wawe ukabasha gukora neza, umubiri wawe ukaba ufite abasirikare bahagije bawurwanirira, kubera teveri ntabwo ihenda. uragenda igura 1500, hari amajyane yayo, hanyuma tibaga yayo ikagura 2500, ukabiza amazi nk'uko twabikoze turi kumwe, ukayitegura ukayinywa, hanyuma ukagira ubuzima bwiza. irwanya kandi rubaga impande ku bagore, uko kundi umugabo ashobora kugukorera akazi nturangize, kumwe wumva ubabara umugongo, ibasha kuba yabirwanya, ikakurinda kubabara bya hato na hato. iyi niyo teveri twakoze turi kumwe, wabibonye ibisa nka green, cyane ko n'amajyane yayo ni green, ni icyatsi. urafata rero ukanywa, gusa nta gushyiramo isukari cyangwa ubuki, oya, uyinywera aho ngaho nk'uko nayiteguye. ngiye kuyinywa ubone ko inywebwa, kandi inywebwa na buri wese, umugore umugabo yemerewe kuyinywa, kuko ifite umumaro munini cyane ku buzima bw'umuntu. iraryoshye cyane, kuryoha nta kundi, nta sukari birimo, nta n'amajyane barimo, ariko urayinywa ukumva koko kuri kunywa umuti. ikindi uyinywa ishyushye, ntabwo uyinywa yahoze. urumva ko rero twifuza ko mugira ubuzima bwiza, cyane cyane ku bashakanye, kugira ngo ingo zibashe kugira umutuzo, bitewe n'uko ukora akazi kakagenda neza mu buriri, cyane cyane nk'abantu bakora amasafari bakabona yarushye, ushobora kukakora gake ugashyira mu gateremusi ukagendana nayo ukagenda uyinywa. ikindi kandi mugabo, niba ufite ikibazo navuga cyo kurangiza vuba, nakubwira ngo isukari wabuyiretse kuyinywa, kuko ntabwo ari nziza. iyo uyinywa noneho bigenda noneho bigabanyuka, bakabikarangira, noneho ugasigara nta kintu nyine. ariko iyi sukari wayiretse ugakoresha iyi teveri yonyine, ubasha kubaho neza, ukagira ubuzima bwiza
ndetse n'akazi ka buri munsi ukabasha kuba wagakora nta kibazo na kimwe. Ndakubutse yuko mu gihe ukeneye kumva ko ufite imbaraga ushobora gukoresha iki cyayi, ukoresha umuneke, ugakoresha amata y'ishyushyu, ugafata na tungu na ginger, tangawizi, hanyuma ukabifata ukabikatakura dutoya, hanyuma ukavanga, ubundi ugakoresha akajumba gatoya ka tangawizi, hanyuma ukajya ubikoresha kugira ngo uhe umubiri wawe imbaraga kandi n'amaraso abashe gutembera neza muri cya gice cy'ibanga cy'umukamo. Murumva yuko rero ari umuneke n'amata na tangawizi birafasha ku bagabo, hiyongerewe na kateveri. Utazabona benshi birukanka ati ngiye kunywa teveri mu biryo, ko nta kindi nuko abazi ikintu iri bumumarire, nta kindi kintu bashyiramo usibye ko ibi azi neza yuko iri bumufashe mu buzima bwe bwa buri munsi, urugo rwe rukagenda neza, amabanga y'abashakanye akabasha gukorwa neza. Ikindi kandi twamubwira, ibasha kongera apeti mu kwakundi umuntu aba yarabuze apeti, ukumva wagugaye mu nda, ukumva mu nda umeze nk'aho ibiryo byanze gusohoka, kuba urwaye constipation, kwakundi umwana ubona yaranze kurya nta apeti ntaki, birafasha cyane teveri kuba yakongerera apeti, yagufasha nawe ubwawe kuba wajya mu bwiherero ibintu bikagenda neza. Mu by'ukuri teveri ni nziza, nuba wagugaye mu nda ukayikora uzumva umeze neza kabisa, ibintu bizagenda neza. Urumva ko ni nziza kandi kuri bose, kuri buri muntu uwo ari we wese. Tuyikunde kandi kuko ni ikinyobwa twabona ahantu hariho hose bitatugoye, bitarenze kuba ngo turajya kubigura ngo hehehe, ahariho hose wayibona. Turabakunda rero, tubifuriza ubuzima buzira umuze, tubifuriza kubaho neza, twifuriza ibyishimo bya buri munsi. Niyo mpamvu tukubwira ngo niba udukurikiye aho uri hose, watwereka ko udushyigikiye, ugakora like, ugakora comment, ugasharinga, yewe na subscribe ukaba wayikora kugira ngo ikiganiro dushyizeho uzabasha kukibona nta nkomyi bitakugoye. Turagukunda rero, ujye uhora utuzirikana kandi wibuke kohereza n'inshuti zawe zibashe kuba zareba ibiganiro byacu. Nawe utaha rero turabakunda, teveri ibe nk'icyayi cya buri munsi cyacu. Imana ibane nawe. Ciao.